iyi mashini mubona nishe kudusenyera bakandagiye ibyemezo by'inkiko. Iyi sitasiyo uyisenya asenye abe afunge pariroma, afunge sena, afunge inkiko. Iyi sitasiyo ifite ibyemezo by'inkiko ko idasenywa. Uyisenya afunge pariroma, afunge sena, afunge inkiko kuko ibyemezo by'inkiko ntabwo birimo byubahirizwa. Aka ni akarengane k'indengakamere. Aka ni akarengane k'indengakamere. Niba igihugu cyarubatse ubucamanza, cyari kimwe n'inzego z'ubucamanza, ibyemezo by'inkiko biba bitarimo byubahirizwa. Byerekera ngo ibi bintu mubyandike mu ndebe. Muri iri tegeko nshinga ntihagire umuntu usengera sitasiyo, uyisenya asenyane nayo. Uhagaze imbere y'iyi mashini ndabigize mukubagarire inzego zose. Mfite ibyemezo by'inkiko by'uko iyi sitasiyo idasenywa. Gukora ubuvugizi iyi sitasiyo ntisenywe. Aba bagome izi mashini zabo niba ibyemezo by'inkiko bidakurikizwa ntibagende bafunge pariroma, bafunge sena, bafunge inkiko. Hagaze hano nitwa Gahongayire Winifred, nkaba umudamu wa nyakwigendera Mirimo Gaspard. Umugabo wanjye Mirimo Gaspard muri 2004 yaburanye urubanza n'ubuyobozi bw'umujyi, baburana umujyi ushaka gusenya inyubako ze ziri hano duhagaze Nyabugogo, zirimo n'iyi sitasiyo isigaye. Umujyi uratsindwa, urubanza rutangirira Haute Cour rurangira Cour Supreme. Baratsindwa Haute Cour, baratsindwa Cour Supreme ku mpamvu zo icyaregerwaga yari igishanga no kwagura umugezi wa Mpazi ari wo wuyu turi inyuma. Urukiko rwanzura ngo mwagure muri dispositif birimo, mwagure umugezi wa Mpazi mudasenya izo nzu. Mwagure umugezi wa Mpazi mudasenya izo nzu. Izo nzu rutegetse ko zidasenywa, ahubwo mubaha indishyi za $137,000,000 ari two twebwe kwa Mirimo turatsinda. Bigeze muri korona, uyu muyobozi uriho 2020 yandika urwandiko amatangazo ngo aje gusenya inzu yari iraha. Urwandiko twongera kugana urukiko TGI Nyarugenge, Tribunal de Grande Instance. Izo nzu ntizisenye kuko zifite ibyemezo bya Cour Supreme. Ibyo birabo urukiko urubanza ararwinyora, akandagira ibyemezo by'inkiko, inzara yisenya. Leta ifata icyemezo ati amasitasiyo yose ari munsi y'umuhanda azavaho ari uko ari itegeko rya leta risohotse. Iryo tegeko rya leta kubera ko hano hafite ibyemezo by'inkiko, mu rwego rwo gushyira amategeko kubahiriza amategeko, icyakorwa ni ukugana urukiko ugasaba icyemezo cyo gukongera bagakuraho cya cyemezo, bakaguha nanone gukuraho iyi sitasiyo. Ejo rero icyadutangaje, executive w'umurenge wa Kimisagara Charles yazanye urwandiko ruvuga ngo mukuremo ibyanyu tuje gusenya n'iyo sitasiyo yari isigaye. Tubwira ntabwo uri aje gusenya. Umva utubwire ibi bintu ntabwo babibateguje. Oya ejo niho nabimenye, kuko mbere yaho baduhamagaje mu nama y'umujyi
ahubwo barambwira ngo nimba korera inzira y'iyi sitasiyo turi kumwe n'abandi bacuruzi hano ngo mwese yaba gare na gare yari ihagarariwe nta n'umwe tuzasenyera ahubwo ni mudushaka amayira y'ibikorwa byanyu bigaragazwa n'iyo bakaba barakoze igishushanyo cyo kuzakora umugezi n'umuhanda iyi sitasiyo iragaragara ko ihari isigaye muyifoto ntabwo banteguje kugira ngo nimba batibuka ibyemezo by'inkiko banteguza icyo nari kubereka ni uko bashatse inyigo ngiyi bagaragaza ko sitasiyo isigaye ngiyi icyo rero bari kubona yari kuvamo kiriya gihe cy'iyi nyigo bari kuganura ikiko bagasaba ko iyi sitasiyo bayikuramo noneho hagakurikizwa iby'amategeko ateganya ari byo kuganura ikiko gukuraho ibikorwa biri mu gishanga nicyo cyaburanywe nababwiye ngisubiyemo nicyo cyaburanywe noneho mu kanya enjenyeri igishanga nicyo twaburanye dusipoze ko ubu noneho baravuze ngo hepfo y'umuhanda ni mu gishanga ngo ariko amasitasiyo yose azaviraho rimwe ari uko ari itegeko rya leta rije nibyo nabasobanuriye iryo tegeko rya leta nirize bazakuraho amasitasiyo kuko yose aracyahari irahari imbere ya desantere sitasiyo irahari magise irahari kwa gatera irahari natwe irahari n'iyinjeni na desantere ihari yahiri icyo gihe nikigera bazaturuka ku ruhande jyewe bagana urukiko bati kuko itegeko ryaje rishyashya rikuraho aya masitasiyo nimuduhe uburenganzira urukiko icyo nsaba ni uko itangazamakuru rigeze aya makuru ku rwego rutabashije kuza kuri tere kureba ibyo abayobozi b'umujyi barimo bakora ikibazo ifitanye urwango na meya twaburanye no kwa sebukwe ariwe upanga n'aba bayobozi ati reka tumusenyere aka niko agasitasiyo niko akantu nayo mfite kavamo amafaranga nk'umupfakazi antungira abana none ndashaka ko mugeze amakuru mutukorera ubuvugizi iki gikorwa cy'uyu muyobozi ugenda kongorera abayobozi bakuru ati nidukuraho iriya sitasiyo turaba dukiza imyuzure turaba dukiza iki nta mwuzure mugize arimo aravuga ngo kubera umutekano w'ubucuruzi bwanjye nzabukora uko ntuwe mbukora iyi sitasiyo ntabwo ihaje nonaha iyi nzira ndayifite ahasigaye ndashaka ko ubucuruzi mumvugire akandi kantu gato so kongeraho akantu gato ushobora kongeraho ni uko badutumye muri iyo nama yakubwiye twebwe badutumye gukora pura igaragaza ko iyi sitasiyo ishobora kubona amarembo ishobora kubona amarembo ntabwo twayakoze ibingibi ni ibyabo ariko twabashushanyiriza pura n'umwenjeniyeri wacu arahari abereka ko sitasiyo ishobora guhabwa amarembo kandi n'igisenge gishobora kugabanuka ku buryo kitinjira mu muhanda ibyo bintu ntibigeze batubwira iti pura mwakoze n'izikunze kwere abc koko umwenjeniyeri wacu yabaganye kenshi banga kumuha igisubizo uti ibyo nabakoreye se bimeze neza bimeze gute kugira ngo bamubwire mba arimo imbogamizi azikosore sitasiyo nimumvishirize ni ugukandagira amategeko igihe sitasiyo niyo isigaye ahangaha inyubako bayikuyeho ibibazo by'ubwumvikane buke hagati y'umujyi wa Kigali
ndetse n'umuryango wa Mirimo Gaspard uhagarariwe n'umugore we Gahongayire Winifrida byakomeje kuba urudaca mu masaha ya saa 5 n'iminota mike, aho umujyi wa Kigali wafashe icyemezo cyo gukomeza ibikorwa byo gukora umuhanda no gutunganya umugezi wa Mpazi ukunda kuzura ugatwara Nyabugogo, maze bajya gusenya sitasiyo n'andi mazu abegereye byahazwi nko kwa Mirimo, dore ko ikindi gice kigeze gukurura impaka mu myaka yashizeho cyaje kuvanwaho. Ubu noneho uyu mugore wa Mirimo nabo mu muryango we bagiye imbere ya Caterpillar, iki kimashini kinini gikora imihanda, bavuga ko mbere yuko cyasenya inzu ngo cyagomba kubanza kubasenya nk'uko yabigarukagaho. Iyi sitasiyo ifite ibyemezo by'inkiko ko idasenywa, uyisenya afunga pariroma, afunga sena, afunga inkiko kuko ibyemezo by'inkiko ntabwo birimo byubahiriza. Aka ni akarengane k'indengakamere, aka ni akarengane k'indengakamere. Niba igihugu cyarubatse ubucamanza cyangwa kiziho inzego z'ubucamanza, ibyemezo by'inkiko niba bitarimo byubahiriza, byanagira ngo ibi bintu mubyandike mu ndebe. Ntabwo abizi niba ashaka kurwanya imyuzure kuko atareba gare ngo arashakira umutekano wo kuwusenya, umutekano wo gusenya iwabo. Ibyemezo by'inkiko ntibyubahiriza. Ni ibikorwa byabaye hahuruye itangazamakuru ryinshi, inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano. Uwavuga ko bose bari bakubise buzuye ntiyababeshye, n'abaturage bari baje gushukamiriza ariko baje kwakurwa n'inzego z'umutekano. Habagaho gutererana amagambo no kutumvikana. Ibi byatumye tuvugana n'uyu mugore Gahongayire Winifrida, umudamu wa Mirimo, agaruka ku mwanzuro w'urukiko ko ngo batsinze umujyi wa Kigali iyi sitasiyo ngo itemereye kuhava, akavuga ko cyabasaba ari miliyoni zigera mu 100, ubundi ngo akigendera yemye. Executive wa Kimisagara azana amatangazo ku nzu yari aha ati bantu muri aha mwimuke, iyi nzu turayikuraho kugira ngo twagure umugezi wa Mpazi. Mbagezaho ibyo nayo narabagejejeho n'ibyemezo by'inkiko mbere ari ukwibubutsa kuko nibo baburanye. Ntabwo babyumvise, inzu barayisenye. Amategeko mbere yo kuyisenya tugana urundi rukiko, TGI bayita Tribunal de Grande Instance, TGI Nyarugenge, dutanga ikirego ngo gihagarike ubuyobozi bw'umujyi bushaka gusenya. Icyemezo kirasohoka n'urukiko kiti izi nzu ntizisengwa kuko zifite za manza zarangiriye kuri Supreme. Inzu tuhagaritse ko zidasenywa. Bukeye ku itariki 15 mu masaha ya saa 3 n'iminota tubamenyesha iki cyemezo, baza gusenya inzu. Tuhageze kuje guhagarika na voka wanjye na wisiye, baradufata abanza badufunga kugira ngo bashyira mu bikorwa iryo isenywa bararikora. Bamaze kurikora kuri unzu tugira ngo birarangiye, twandikira inzego, twandikiye urwego rwa Premier Ministre rukuriye urw'umujyi. Ntabwo arandevu njyayo mbonana na Dercap, aravuga ati tuzaguha ingurane y'ubutaka usubirizwaho iriya nzu, kuko nanditse ibaruwa namwe abanyamakuru nyibahe isaba ko ubuyobozi bwasenye inzu ifite ibyemezo by'inkiko ko idasenywa, ko nsaba ko bayinsubirizaho. Dercap arambwira ati bitarengeje icyumweru turaba twagushubije, tuguha ubundi butaka tugusubirizaho yanzu. Nk'uko tubibona umuturage ufite iki gihugu kigendera ku mategeko, ariko abakarengeye amategeko nibo bayica. Bahonyora niho gusuzugura perezida ushinzwe kurinda itegeko nshinga. Iyo usuzuguye perezida usuzuguye igihugu cyose. Wenda wadusobanurira haniwe hari ibikorwa by'inyungu rusange kubera imyuzure n'ikiraro guhagurira murashaka ingurane. Ibikorwa rusange iyo bigiye kuza bagana urukiko bagakuraho cya cyemezo, bati kubera ko izi nyubako zifite icyemezo ntabwo ari ubwumvikane, turasaba urukiko ko mudukuraho iki cyemezo kubera ibikorwa rusange.
ikintu gikuraho urukiko n'inzira yubahirije amategeko. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ariko ntabwo babivugaho rumwe. Emmanuel Yasaba Katabarwa, enjeniyeri w'uyu mujyi wa Kigali warunahagarariye ibi bikorwa, we yavuze ko ahantu ngo ari mu gishanga, avuga ko nta kindi yabivugaho. Abajijwe n'abanyamakuru kandi nanone uburyo batubahiriza imyanzuro y'urukiko, avuga ko ibyo ntabyo azi. Ngira ngo itegeko ririkiriye aho ngaho ku bijyanye n'igishanga n'imikoreshereze y'igishanga. Igishanga hari ibiteganywa kuba bikorerwamo, ibyo bidakorerwamo rero urumva biba biriho mu buryo bwe utemewe n'amategeko. Akaba rero byaba bigoranye kugira ngo kuri uyu munsi tuvuga yuko ibikorwa bitemewe n'amategeko bihabwa ingurane. Akaba ariyo mpamvu rero uyu munsi igihe hatarahinduka irindi tegeko nta ngurane ishobora gutangwa mu bikorwa biri mu gishanga, kuko ari ibikorwa bitemewe. Bavuga ko inkiko zitemerera ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali gukuraho ibi bikorwa. Ibyo si ndi bubivugeho ko nta makuru menshi mbifiteho, gusa icyo nzi cyo ni uko nk'uko mwagiye mubibona itegeko rirasobanutse, ibikorwa biri mu gishanga biba bigomba kuvaho. Izi mashini zakomeje kugenda zototera zijya gusenya, ariko nanone akagenda habaho ibiganiro mu matsinda, umugore imirimo akongera akikubita, ukabona ashwanye n'inzego z'umutekano, kugeza ubwo umwana we yaje gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Uyu mugore nawe aza gufatwa, ariko ubwo twahavaga uyu muhungu yari twamubonye niba yagarutse yajyanywe ku biro bya polisi kuri gare mu mujyi, mu gihe uyu mugore mu minota mike yarajyanywe na polisi ariko aza kongera kugaragara muri aka gace. Ni ibintu byakomeje gukurura impaka, we akavuga ko afite imyanzuro y'urukiko kandi ko nta yindi myanzuro y'urukiko yigeze igaragaza ishobora kuza gutuma iyi sitasiyo n'ibikorwa bye bivanwaho. Umujyi wa Kigali nawo ugakomeza kuvuga ko ari mu gishanga ntukozwe ry'imyanzuro y'urukiko. Mu bibazo by'urudaca hagati y'umujyi wa Kigali no kwa Mirimo, ahari gutunganywa ikiraro cya Nyabugogo ni hafi ya gare yaho. Ndi Celestin Nawirusha amaboko, BTN TV.